umukobwa wanyu mwakunze Asnah Ella cyangwa se abenshi tumuzi ko yabaye mu rukundo n'umuhanzi wakunzwe witwa Riderman, biravugwa yuko yakubiswe hafi amenyo gushiramo, mashwari bazigize mbese umukobwa bagiye baramukubita biba bibi. Nk'uko rero bivugwa, uyu mukobwa mu ijoro ryo ku ya 31 ku ijoro ryo ku ya 31 z'uku kwa gatanu tuvuyemo, nibwo umusore w'inshuti ye, niba ari boyfriend we, niba ari biki byari bibahuje, ngo barasohokanye bajyana mu kabari barishima. Bamaze kwishima, uyu mukobwa ahabona ngo uwundi musore aramunyurwa. Mu kumubona ariko bari bafitanye gahunda, bavanye mu rugo bamaze gusangira, amusaba yuko bakongera bagataha. Uyu mukobwa agira ate, arabyanga. Amaje kubyanga rero, amubwira yuko ashaka gutaha, agomba kumusiga aho bageze akitahira. Umutipe mu gihe ahagaze ngo amukure umukobwa ave mu modoka atahe, umutipe yamusanganije inshyi nyinshi, amakofe. Ubu umukobwa wanyu ameze nabi, mbese isura yo mu maso yiwe bayangije. Ku bantu bazi uyu mukobwa rero, ni umwe mu bakobwa banyeganyeje Kigali muri za 2010 kugeza nka za 2015. Uyu mukobwa ni mwiza, ntekereza ko niyo yitabira nka Miss 3 zose bishoboka, igikombe yari kugitwara. Ku bantu bamuzi, ubundi twamumenye uyu mukobwa mu rukundo we n'umuntu witwa Riderman. Urukundo rwabo butigeze rumara igihe gitoya, urukundo rwabo rwamaze imyaka 8. Umuhuza akaba yari Inderere, umuhuza akaba yari Prince Kid, niwe wabahuje. Riderman icyo gihe yari akeneye abantu bamubyinira nk'uko abahanzi bajyaga gukora amakonseri mu bigo by'amashuri. Prince Kid yari yaramubonye muri Aprede ko uyu mukobwa yize muri fawe, uyu Asnah Ella yize muri fawe, ajyana no kwiga muri Aprede, akagira itsinda abyiniramo. Prince Kid rero amubonye amurangira Riderman ko Riderman yari afite icyo gihe concert, ariko akeneye abantu bamubyinira. Agashya rero uyu mukobwa yakoze muri icyo gitaramo, abantu bose Riderman yari asanzwe akoresha yarabirukanye, azana ibizungerezi bye bindi byo muri fawi. Urumva byari bizi kubyina, abona yize bitari buze kumwicira ibintu. Rero birangira ibyo kubyina cyangwa se nk'umuntu ushinzwe abantu bari buze kumubyinira biba bivuyeho. Asnah bayinjiye mu rukundo n'umuntu witwa Riderman. Ku bantu batari bamuzi neza, ntekereza ko hari habaye guma nibwo uyu mukobwa twamubonye, umukobwa mwiza wirabura utarigeze ahindura uruhu rwe, mbese ni umukobwa abantu barebaga bakishimira. Ntekereza yuko yari umukobwa ufite ubwiza naturel, uteye neza, w'umumizelma. Atangira gukuramo bya bishura byabo byo bambara, amaze kumenyekana ku mihanda, ibyari bya bindi by'idini bambara ababikuyemo. Rero uyu mukobwa Riderman yaje kumwanga, donc abantu bamumenye kubera ko akundana na Riderman. Iby'imiziki byo tubyihoreye, kuri ya miziki yayinjiyemo, ibintu by'imiziki yabyinjiyemo cyane amaje gushwana n'umuntu witwa Riderman. Nibwo yabyinjemo, abantu bavuga nta jwi ntaki, bavuga ko yari ari kwivura depression. Riderman bivugwa yuko byaje kurangira rero amwanze. Havugwa byinshi, bamwe bakavuga ko uyu mukobwa Riderman bapfuye ibintu nyine by'imico n'ingeso mbi, bamwe bakabeshya ibiyobyabwenge, ibintu byo gufima. Nta wabyemeza 100%, byari bivugwa ku mihanda. Ariko byarangiye Riderman amutunguye mu buryo ntabwo mbese ngo yamuteguje. Uyu mukobwa avuga ko ari ibintu byamuteye depression mu gihe kinini cyane. So uyu mukobwa nibwo yinjiraga mu bintu by'imiziki, ariko ubundi abantu bamuzi, umukobwa yakoraga muri imwe muri hoteli hano zari zikomeye icyo gihe. Ntekereza ko iyo hoteli yazaga nko ku mwanya wa mbere. N'ubu irakomeye, ifite inyenyeri 5, ariko ntekereza ko ubu ngubu itaza ku myanya ya mbere. Hari ishobora kuza nko ku mwanya wa 5, ariko icyo gihe yakoraga muri iyo hoteli. Urumva byari ibihe byiwe byiza, ari umuntu ukunzwe. Ariko ikintu twamumenye ari mu rukundo n'umuntu witwa Riderman. Iby'imiziki byo rwose nta hantu twari guhurira nabyo, ariko ntekereza yuko uyu mukobwa nuwahashize nk'abana bafite nk'imyaka nka 20 uyu munsi bashobora kuba batamuzi. Ko tekereza umuntu wabyinanye na ba Kamishi, akabyinana na ba Rafiki, urumva ntabwo ari umuntu abantu benshi bazi. Ariko
mu rukundo rwe na Riderman bagacishijeho. Rero inkuru iri ku Gihe kuntu ivuga iravuga iti rurageretse hagati ya Asinah uri mu bakobwa bafite izina rizwi mu myidagaduro y'u Rwanda n'umunya Eritrea uherutse kumukubita mu ijoro ryo kuwa 31 Gicurasi 2025. Bavuga yuko rero nk'uko nabibabwiye mbere, uyu mukobwa nyine nta kindi cyabayeho nuko yagiranye amakimbirane n'uwo musore bari basohokanye. Bamaze kuyagirana, umusore wo kugira ngo abyumve nk'uko byagakwiriye agira ate, birangira akubise uyu mukobwa aramuzengereza. Rero nk'uko Igihe gikomeza kibivuga, kivuga yuko kwa 31 Gicurasi Asinah n'uyu mugabo bagiye gusangira, icyakora umwuka mubi ukomeza kuzamuka hagati yabo ubwo bari mu modoka bataha. Aha amakuru avuga ko uyu mugabo wari utwaye Asinah bavuye gusangira yamusabye ko batahana bakagirana ibihe byiza, undi amubera ibamba amusaba ko amusiga akitahira. Nyuma yo kutanyurwa n'icyemezo cy'uyu mukobwa, uyu mugabo yemeye guhagarara, maze mu gihe Asinah yiteguraga kuva mu modoka atungurwa no kumva akubiswe urushyi. Biritwa urushyi ariko ntabwo ibintu byageze kuri level wumva yuko umukobwa amenyo bayanyeganyeje rwose, imisaya nayo ikanyeganyezwa, urumva ntabwo byari urushyi rumwe, byari ibindi kabisa, ngo isura ntabwo ubu ngubu imeze neza. Rero ikiriho cyo, ikindi kintu uyu mukobwa azwiho, yagiye mu rukundo n'umuntu witwa Sarpong, ku bantu babizi neza. Yari umukobwa wifuzwa n'abasitari benshi muri iki gihugu, mw'abantu mwe, ntabwo ari ibintu byo guca ku ruhande, yarakunzwe pe, yariye hiti mu bihe bye. Yari umuntu wakoreshaga icyongereza cyinshi, kandi ntekereza ko tutari twakaba Commonwealth member, ndatekereza afite icyongereza cyinshi, accent nziza abantu bishimira, mbese iby'imiziki byo kuko ntabyo yari afite, byari ibintu biri aho, ariko yarakunzwe n'abantu benshi. Ariko bivugwa yuko nyine bitewe, ubundi kintu gishobora kuba cyaratumye umukobwa agira ikibazo, kuba Riderman yaramwanze, amwanga mutunguye, mbese umukobwa yarishyize mu byiciro yuko bagomba kugira gute, bagomba kubana. Riderman aba yishakiye uriya mukobwa, ntekereza ko uriya mukobwa cyangwa se ubu ni umubyeyi, ni umumama nyine, kuko already yabanye na Riderman, yari Miss Mount Kenya ndatekereza. Rero aratungurwa uyu Asinah, birangira nyine Riderman agize ate, amwanze. Rero abantu mwamukunze, abantu mwamufannye, guys mumusengere, arababaye, ntabwo ibiherimo ntabwo bimworoheye, ariko nyine ni umuntu mukuru, arasobanutse, ubwo nawe aho yakoze ikosa arahazi. Urumva abantu benshi bari kumushinja ngo RIB yaragowe, ngo umuntu niba yarigize agatebo agomba kwirengera ingaruka zose. Ntabwo RIB ibyo ngibyo ntabwo ibireba mw'abantu mwe, agomba kujya kurega kuko yahohoteye. Ntabwo gutana n'umuntu ari itegeko, nubwo mwavanye mu rugo, nubwo mwararanye, ko ntabwo tuzi aho bari baturutse kugira ngo binjire mw'ako kabari, niba yaramukuye iwe cyangwa niba bari kumwe mu rugo. RIB ibyo ngibyo ntabwo ibireba, igomba kugira ite, irengera umuntu, kuko nizo nshingano zose. Abantu bamukunda mumusengere, ariko ikiriho cyo umukobwa wanyu w'ikizu